Mwatangira mutwibwira munatubwira umuhango nyirizina uri kubera hano. Nitwa Musabyimana Jean-Yves, ndi umuyobozi ushinzwe gahunda za Mesco Imfura. Mesco Imfura ni umuryango utegamiye kuri leta ufite inshingano cyangwa intego by'umwihariko kwita ku bana bava mu miryango itishoboye cyane cyane mu bice by'icyaro. Abo bana tukabafasha mu burezi, tukabafasha kugira ngo bazamure ireme ry'uburezi kandi tubafashe kuguma mu ishuri kubera ko hari ikibazo kinini cy'uko abana benshi bata ishuri. Rero bagata ishuri rimwe rimwe kubera ko nta bushobozi, rimwe rimwe kubera ko utamenya no kudakurikirana, cyangwa se n'ababyeyi rimwe na rimwe ntibamenye ntibagire uburyo buhagije bwo gukurikirana abana. Ibyo rero iyo tubikora kugira ngo bitworohereze cyangwa bifashe n'abana kuguma babishaka, twabashyiriyeho uburyo bw'imikino. Hari imikino rero football murabibona bari gukina, hari basket, hari n'itorero ribyina imbyino gakondo kugira ngo tubashe kwigisha abana umuco n'indangagaciro z'Abanyarwanda, ariko umwana amenye neza ko intsinzi ye kugira ngo ejo hazabe heza bisaba ko aguma mu ishuri yiga kandi ashishikaye. Hanyuma mwatangije akademi igamije iki? Ni akademi y'umupira w'amaguru, ese harimo n'andi mashami wenda nka basket? Muse nkaho mubitubwira kuki mwana bitangirije hano mu murenge wa Kanyinya? Ni akademi yigisha muri rusange ni siporo, by'umwihariko tukibanda kuri football ko ni umukino muri rusange abana benshi bakunda kandi ushoboka udasaba byinshi cyane nko kubona ikibuga. Urabona iki kibuga turi gukinaho si cyiza cyane, ariko ubona ko abana babasha kugikiniraho. Hari na basket ko dufite ikigo cy'ishuri dukorana nacyo gifite ikibuga cya basket nacyo tukabasha kugira ngo abana bahitoreze. Ikindi rero nk'ahantu hari igice cy'icyaro, abana b'abakobwa by'umwihariko ubona nta kindi kintu baba bafite cyo gukora rimwe na rimwe iyo batari mu ishuri. Bityo rero kugira ngo dufashe abana tubibashe kubagira aho baba bari, twabashyiriyeho itorero ribyina imbyino gakondo. Ibyo rero bizadufasha kugira ngo abana turusheho tubigisha indangagaciro z'Abanyarwanda zikwiye kuranga umwana w'umukobwa, zikwiye kuranga umwana w'u Rwanda. Bityo iyi akademi rero izajya ireberera iyo mikino muri rusange, bitavuje ko hazabaho n'indi mikino, ariko ikigenderewe cyane ni ukugira ngo umwana agume mu ishuri, nyuma y'ishuri abe afite ahandi hantu ari bimurinde kujya mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi, kujya mu muhanda. Abana b'abakobwa turebe ko twabarinda ko bashobora kwisanga mu bishuko byo guterwa inda zitateganyijwe cyangwa se z'imburagihe. Hari amakuru avuga yuko aba bana bafashijwe cyangwa nk'uko mwarimu bitubwiye n'abana batishoboye, ngo harimo n'abana bo mu muhanda. Kuba noneho ino akademi muyishinze, murabona igiye gukemura ikihe kibazo? Biraza gukemura ikibazo cy'abana twabonaga b'inzererezi? Nibyo, iyi akademi iraza gukemura iki kibazo. Urugero rworoshye cyane ni ikibazo cy'abana bava mu muhanda cyangwa se abana b'abangavu baterwaga inda kubera ko babaga banyanyagiye, rimwe na rimwe ababyeyi bagiye mu mirimo gushakisha ntibabone umwanya wo kubitaho. Ahantu rero nk'ahangaha mu cyaro cyangwa mu bice umurenge ufite igice cy'icyaro usanga bigoranye rimwe na rimwe kwita ku burezi bw'abana. Icyo kibazo kiraza gukemuka. Urugero ni uko muri iyi minsi, muri iki kiruhuko, twabashije gufata abana barenga 200 birirwaga ahangaha umunsi ku wundi bari mu mikino yabo. Mwabonye ko n'ababyeyi babaherekeje baje kwishimira igikorwa twatangije. Kuyizamo bisaba iki? Ni amafaranga? Ni iki mwasaba nk'ababyeyi? Iyi akademi nta kintu na kimwe bisaba gusa ko by'umwihariko abana bakiri batoya guhera ku myaka 7 kugera ku myaka 17, muri make abana batarakura, uwo mwana wese aremerewe. Birumvikana by'umwihariko iyo tugize ubufasha dutanga tubuha bandi bari mu miryango itishoboye ko bose tuganira nabo, tuganira n'ababyeyi babo ku buryo tubasha kumenya imibereho y'umwana muri rusange n'imbogamizi ahura nazo mu ishuri. Rero iyi akademi irafasha aba bana, ariko iraza gufasha by'umwihariko abadafite ubushobozi kuguma mu ishuri, kubabonera ibikoresho by'ishuri. Rero umubyeyi cyangwa umwana nta kintu cyo kujya yaze muri akademi, icyo asabwa mu by'ukuri ni ugutsinda mu ishuri, ariko no kuba abishaka. Ufite amanota make nawe tukamenya impamvu yabyo, tukamufasha kugira ngo tuzamure n'iryo reme ry'uburezi, abana bagume mu ishuri kandi biga babasha gutsinda, bagire n'ubuzima bwiza muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze. Bite? Bakwitande? Tibarinda Rubert. Tibarinda Rubert. Hanyuma babashyiriyeho akademi. Ino akademi aho muzajya mukina, urabona igiye kubafasha iki? Igiye kudufasha kubafasha iki? Mwirirwaga mu muhanda, ngaho mbwira, urabona bizabafasha iki? Igiye kudufasha utazaza twirirwa mu muhanda, utazajya mwirirwa mu muhanda. Bete?
bakwita nde? Niyonshima Sheribine. Niyonshima Sheribine. Academy igiye kugufasha iki? Ngiye kumfasha kuva kuri level imwe njya ku yindi. Ibintu byinshi mfasha harimo kugira ikinyabupfura, kubaha, kugira urukundo. Hanyuma mbere se mwari mufite ahantu mujya mukinira? Oya, usanga nko mu gutya muri vacances twaga turi mu rugo, ariko ubu mesiko imfura nyine yaradufashije tuzanga twese nk'abana tugahurira hamwe tugakina imikino itandukanye, football, basket, tukakora traditionnel. Ubu ubona se bizakemura ikibazo cy'abana b'inzererezi birirwaga mu muhanda bajya gutashya bakora n'indi mirimo usa nkaho bitubwira? Cyane rwose bizabikemura kuko usanga nyine umwana bavuga n'umubyeyi, umwana akavuga ati rero mama nzajya gukina muri mesiko imfura akamwemerera akazanga nyine umva bizabikemura kurinda inzererezi, ugasanga umwana nta muco agira. Hano barabitwigisha cyane bizabafasha. Wakoze.